none se ko bavuze ngewe umva nkubwire ngewe na pase mba narayiguhaye Keza we mba narayiguhaye pe kuko bari abagabo twari turi kumwe ngewe nari naje kubareba nk'abakiriya banje bagiye kudodesha imyenda kuko hari harimo ufite anniversaire bakubonye baba barambaje bati kwako ni nyine nawe ukomeza ukanuye nyine wicira amaso ngewe umwarambaza ati se uriya mukobwa uramuzi ndamubwira ntago muzi ariko mubona gutyo kuri social media aho wari wabasa ubu ngubu ko mbona bigucanza akana kakiri gato ya sheri ikaze mu basingo mama nkuko waba ufite nk'inshuti yawe sheri ikakubwira ngo ntwara uriya muntu ahubwo ati mutware genda wigeragereze ariko njya numva bavuga ko abishye abantu ati ibyo nabyo ati wapi nyine tuba tuzure gutuntu twinshi hano uyu mugore uri kunyitambika imbere baragiye madamu va mu nzira wowe madamu wafuye mu nzira Yesu mwami wewe wa mudamu Yesu mwami va mu nzira sheri Yesu mwami nariko njya numva bavuga ko abishye baravuze ati ibyo bintu iyo mibihira twaba tuyijyana hehe iyo mibihira twaba tuyijyana hehe nuko baba barakuretse none se nari bugukorera iki kintu ibintu ubira bintu byo kwirirwa byo kwa Mina wirirwamo biriya bintu ba wagiye kwishyiramo ngo by'ibyatsi baguhereza ngo kugira ngo abagabo bagukunde nibyo bikumara igikundiro cy'abagabo gerageza usenge nibyo bikuraho icyangiro cyo ngicyo niyo baza buri nukubonye azajya aho wari wabasa ubu ngubu ko mbona bigucanza akana kakiri gato ya sheri ikaze mu basingo mama ko bigucanze kakiri akana wabanye n'abantu amahoro nese nika bakigeragereza ni nkuko waba ufite nk'inshuti yawe sheri ikakubwira ngo ntwara uriya muntu ahubwo ati mutware genda wigeragereze ariko njya numva bavuga ko abishye abantu ati ibyo nabyo ati wapi nyine tuba tuzure gutuntu twinshi hano rero ntago ibyo ngibyo babindenganiriza ku buryo ujya kumboroka ngo kwa Godfather ngo byagenze gute fasha hasi madam fasha hasi wowe urabizi ko imihanda aho ugiye uriza hose mba mpazi buri weekend nkwemereye gift yo kuzanku umva kwa kundi uba wica ubwiso bwawe nibyo binwete byawe nzajya nkudarapa buri weekend ndabikwemereye icyo cyo ndakikwemereye ibyo byanjye birahora kuko njye nago numva impamvu ubona se wamborokeraga iki kwa Godfather kuba nari mvuze ngo warishimye kuba Jihad yarafunzwe like utari mu bantu ndi kwivugira ko bishobora kuba bitakuvuye ku mutima ko Jihad ashobora gufungurwa kuko niwe muntu wakuborogeje muri imihanda arakuboroza wumva kubaye ngo gashungo reka nkwereka ko nawe ntagushaka ngewe rero nzakwereka ko ntagushaka inshuro ibihumbi sheri ngewe narasase niba kimyoje kano kanya ubuze ko kimyoje noneho nta kibazo urumva uvuga ni uyu muntu shyiraho mikorofone uri kubyumva ikibazo ntabwo hegereye soketi urumva ndavuga nti uyu muntu byararangiye nyine ni ibintu by'imihanda na nubwo nshaka ko ibintu by'imihanda pe nyine biza kuba Keza wawe ngira ngo byararangiye ejo bundi turi kwa Godfather nyine tusinze ibintu twari turi kuganiraho ndi kuvuga nyine ku kuntu yishimiye ko Jihad afunzwe kandi koko niwe muntu bagiranye ikibazo akagera naho amuriza nyine ararira Jihad niwe muntu waserereje Keza ararira urumva ntabwo ari njye ko mbona mutangiye kuza inbox mumbwira ntabwo ari Keza uyu nguyu ni Keza Teriske yewe uriya mugore wa ntuze uriya umugore wa ntuze wa The Train urumva ubwo ngubwo uri gushaka ko nza n'amagambo yose ukuntu wirirwa kwa Mina uri kurogesha uwo mugabo wawe ngo agukunda yongera kugarukira ukabona noneho n'ubundi aracyagusumba aracyari hejuru yawe nuko
ndavuga ibi bintu numvaga ngiye nta rwango namugira ntacyo mba nigiriye ngosho uremezana nami urumva nabonaga nzahasarara kubera kuvuga cyane ndangije ndavuga ni aho kugira ngo Keza nyine kuba ntaraguhaye iriya pase niwumve yuko ari ubugome niwumve yuko ari ubugome wenda nakugiriye ahubwo numvaga abantu bahora bawisa ko bishye kandi uriya muntu arakeneye umuntu uri seriya ubukobwa waba uri hano i Kigali bumeze neza ikintu we yanyituye nigire kwa Godfather nyine bari kuvuga uku bya Jihad bari kuvuga ukuntu agiye gusomerwa n'ibiki byose mba ndavuze ni Keza ikigaragara cyo yagize iki yababaye nyine kubera arishimye ko muteye kubera ko bigeze kugirana ibibazo Keza agera naho barira akajya nyine aboroga ndavuga ni rero urumva ndavuga ni kuba byaragenze kuriya wenda namwinye pase ntago ari ibintu yakomeza pe urumva ntago ari ngewe waguteye kubiha wa mugore we ntago ari ngewe waguteye mbabarira ntago nenzi kuri modereta kwanuze kwa Godfather kandi ngiye kwa Godfather Sheri ntago makeneye kuba nagenda nkahicara muri comment nta birenze uri kubyumva ntago njya gushwandarika yo nshaka amakoyini ntago ntunzwe n'amakoyini Sheri kura amaboko mu mufuko ukore urumva ariko tekereza wirirwa wihoma kwa Mina kujya agucuragurire ubu umugabo udatrena yongera gukundi n'ubundi byaranze ahubwo niwe ugira icyangiro Sheri umugabo wawe ntago abizi biriya bintu byose byirirwa bimubaho biriya bintu byose ngo ushaka kumuha indaramabuno n'ibiki byose rero waranyiteje gashumba ntago nzi ngewe buriya najyaga nkwihorera nkakubona nyine ugenda gutyo nkabyihorera nkumva ko uri umusingo mama nshobora kukugirira nyine impuhwe urumva uzasenge Sheri narababwiye ngo biriya bintu ntago mva reka nkureho mikoro urumva ntago kuba narakwimye pase rwose anjye wabisira pe bariya abagabo ntago bagukunze bariya banayigera ntago bari bagukunze ahubwo mu bintu ujya kurogesha wese kumuharabika n'ukuntu ari mwiza ubu yababishye koko none se ko abantu babivuga ntago ari ngewe nabyumvisha imihanda abakobwa urabona ukuntu abakobwa tuba tumeze nyine abakobwa rwanga ngo arabishye noneho uwo muntu nyine yinjiranye n'undi mukobwa witwa Mimi abantu uzi baramuzi nyine witwa Mimi w'inzobe nawe nitsingire ntuzi baba binjiranye Keza atangira kugira iki kunyicira amasiri nyine kugira ngo muhereze social wagende urumva kugira ngo muhereze iki muhereze pase noneho Keza ndamubwira ati ntago byakunze wenda biragira iki Keza barandakariye sound irahindutse kubera ncaginze urumva Keza bagize iki abarandakariye ntago ari ngewe wari bugusyoke bari abagabo bari bugutware ntago bagukunze nese ubu mbigenderemo koko mwagiye mutanga n'agahenge ubu uramborotse kwa Godfather ntago nababajwe nuko wamborotse kubera ko ngewe sinjye njye kurwanira amakoyini makoyini pe narababwiye wenda baramubeshye nyine ndashobora kuba baramubeshye none se niba naramwimye pasi ngewe urumva ari cyo kintu cyajya gutuma ajya kumboroka kwa Godfather oya bari bampamagariyemo nicyo kintu cyari butuma amboroka kwa Godfather anyways kumboroka kwa Godfather nta n'ikibazo ni Keza Terisi kuriye nta n'ikibazo nta n'ikintu binatwaye mboroka nta kibazo Keza Terisi gate mboroka nta kintu bitwaye ariko ureke kumborokera kuri pano y'abandi unziza ibintu twahuriye imihanda by'imihanda umuntu aba adashaka ko binaza kuri TikTok kuba abantu baravugaga ko bishye ntago ari ngewe bigizemo uruhare narabyumvisha ko bishye umuntu ansabye pase yawe ndayimwima kubera ko nyine ntago nari umuhereza ibintu bibishye hano Kigali wari udukobwa twiza urumva niwe wamborotse kuko ngewe nagiye kwa Godfather
njya nyine nari enjoyininzeyo numva bari kuvuga ku bintu byande bari kuvuga ku bintu bya Jihad mba ndavuze nishaka cyakoza mu bantu bagize mu bantu bari aha ngaha mba mbona Keza yishime nk'aba comment creators bose urabona hano wanditse ikintu kijyanye n'ukuntu ndi kuvuga nta kintu byabimbwiye mba ndabivuze rero mba ndamubwiye shake urasa nk'umuntu wagize iki urasa nk'umuntu wishimiye ko Jihad aguma muri gereza Keza itava ndavuga ntagushaka ko asohoka ahitavuga ngo reka nkuboroke ngo nkwereke yuko nubundi ngo nawe ntagushaka mita nibuka yuko ntagira comment ariyo yatumye umboroka mita nibuka biriya bintu byose byabereye hehe hari ahantu twari turi uri kumwe na Mimi ukambwe ukajya unyicira isini ngo nguhereze pasi abari abagabo twari turi kumwe baba Nigeria bari aba Nigeria nta nubwo bari bafite gahunda yo kugura indaya sheri na gahunda bari bafite yo kugura indaya bari biziye mu bintu byabo mu minsi mikuru yabo umwe muri bo yari afite anniversaire mu gitondo wadusanze hariya turi guplaninga ukuntu nyine bashobora gukorera hariya ahantu iriya minsi mikuru yabo noneho ngiye nkaba narumvisha imihanda kuri abakobwa bakunda kuvuga ngo urabishe ndavuga se uriya murambaza se uriya mukobwa uramuzi ndamubwira ndamuzi ngo umuzi y'ibiki se ndamubwira nyine muzi gutyo no akora muri social media nyine hano urumva ndababwira ati muzi nyine gutyo ariko nta kintu atwaye ngiye ndabona ari mwiza ahita mbwira ufite icyangiro sheri ufite icyangiro cy'abagabo aho gutekerezaho uriya the train yateye ivi ese wowe uyureka bakiyumvira none se ko nyine numvisha bavuga kabishye nabyumvanye abakobwa bavuga ngo arabishye muri iyi mihanda ngo arabishye ntago urumva ntago nigeze musitoka ngo menye niba bishye cyangwa agize iki ariko nk'inshuti yawe nk'ubu inshuti yanjye iramutse imbwiye ngo ese uriya mukobwa ngo wamaye pase y'uriya mukobwa ahubwo nta kibazo cye mbona ariko bajya bavuga ko abishye urumva naho ngaho niho urwango rwahereye Keza rwose mbabara umfashe hasi ntago ari kuba narivugiye ko bishye narabyumvishe ntago ari ngewe ikibazo cyakagize iki cyagaturutseho ku buryo mbona muri comment n'abandi bantu ukahita utanguranwa ukamboroka nyine ukagira iki kumboroka kwa Godfather Sheri nta kintu bimaze nta kintu nago njye gushwandarika hala ngo njye kwaka amacoin nizerera mu kuboko kwanjye rero ubu ngubu naratekereje ndabose Keza amborotse kuri panitariye nari mutwaye iki ufite umwangaro wa mugore nawe ntago worohe ufite umwangaro umugabo aragucuritse kugiza ikimara akugize ikimara gutereye ivi kugira ngo udakuramo indaye niriya ndaye sheri nkubwira amakuru ngiye mwanshokoje mujya ngo mbabwire amakuru yanyu yose umwana araje ntago asana nyina ntasana se kubera ko wagiye umurongorera naho sheri bagiye bakurakuza nyine ugenda mu mahara kubiri bakurakuza bagaruka bakurakuza umwana buri shusho none ubu ngo ni ngewe uje guhahamukiraho niwamenya ngo asanande niwamenya ngo asanande ngaho za Nigeria uri kujya kurogesha umugabo utanakwitayeho Amina we yarumiwe n'uyu munsi bambwira turiya mugore ni ikigori tuba tumurya amafaranga umwana tuba tumurya amafaranga y'ubusa ngo umugabo ngazakugarukira ukomeza ujya kwa Amina buri munsi Nyamirambo habaye nk'ari iwawe n'ubundi bikanga ukagira amahirwe make bikubuje kuba mu gipangu cy'igisate se igipangu kimwe uruhande rumwe rwaraguye Keza mbabarira amahoro muri iyi mihanda ntago uri umuntu njya mvugaho ibyo tuba twahuriyemo nabyo ibyo ari byo byose hirya iyo ngiyo hose ntago ngemba nshaka ko biza kuri TikTok kuba ntaraguhaye pase kubera ko abantu bajya bavuga ko bishye ntago ngiye nabizira ni nkuko n'umundi musaza wanjye ashobora kunyaka pase akambwira ati kari agakobwa se bimeze bite ngaramfungisha ibyo bintu mwamwivugisha ibyo se si ibintu byabaye ngiye ntago ndyoshye nyine ngende kuvuga ikintu twapfuye wejya kuvuga ngo wumve nyine ngo ngiye nabigize intambara ngewe navuze ibyo numvisha wowe uragenda ubabazwa n'iki nuko nge ntaguhaye pasi baragiye barakurakuje umuntu aje nta shusho ntaki umuntu aje nta shusho ntaki ibyo ngibyo byose uje kubirenganyiriza agashumba wa mugore we ko ntarakuvugaho ko ntarakwataka ariko wowe unshatse noneho wowe uri hano i Kigali imihanda utegeramo ndayizi sheri ndayizi
uzambwire njya nk'udarapa buri munsi niba unshaka njye mpora ndi ready. Urumva niba rero utaramenye n'uwagukurakurije ntumenye n'uwagize iki, ibyo ngibyo rwose wibindenganyiriza. Wajyaga kumboroka kuri pani itari yawe kwa Godfather, ndagenda nkanicarira muri comment. Urumva njye nabyumva abakobwa nyine gutyo, abakobwa bavuga b'imihanda bavuga ngo hari abantu bagiye bamuha za pasi, noneho umuhaye pasi akagaruka akaba ari we bigiraho ikibazo. Urumva bikaba ari we bigiraho ikibazo, bakavuga se kuki wampaye urukobwa rumeze kuri. Noneho umaze kubyumva nko mu bantu 3 4 5 ndavuga oya, ntago nzatanga pase yawe rwose. Naho tuzatuhurira ndi kumwe n'abantu tuba turi kumwe nago babagura indaya sheri babaje mu kazi kabo. Urumva niba byaragucanze bigucangira handi, teriske rwose ndakwinginze guma kwa Godfather baguhereza udukoyi. Ngewe nago narababwiye naje hano kuri TikTok, ngewe nago ndambirije ku bufaranga bwanyu, nago ndambirije ku bikoyini bwa hano. Narababwiye ngo mujye mwizera intoki z'amaboko yanyu. Urumva ubu ngo gasho ngo none se ngo nakora gutenga ibintu by'igitayeri uri gushaka guhangana n'umugabo wawe. Urakora gute ibintu by'igitayeri? Igitayeri gisaba gutuza, bisaba kuba umuntu yararushye. Ntabwo igitayeri gisaba maringaringa nkawe w'igicucu nkawe ngo barakuvugaho ukaboroga ukaburaboze. Singo mama nuriya mugabo nyine yagira ngo udakuramo inda, byarabizi ko uzahita uyinyara. Abatereka ngo utereka mfe kugutera ivinya yakirebye mu bwonko. Niba ari umuntu wago, niyo mpamvu nyine nawe uzajya wipapa ukimama. Mubasingo mama b'ibigoryi dufite urimo wowe aho ngaho. Gwarangiza ukajya kumboroka ngo uko nakwimye pase. Ukamboroka ko nakwimye pase ngo ukanguro unano yawe waranamborokeye kuri pano yawe. Ujya kumborokera kuri pano y'abandi kwa Godfather ko nigendaraga nkirebera inkuru biraho ngaho. Urawamborokeraga iki pase y'umunani ubu ngo yaranagiye ibyo bintu byawe bimaze n'iminsi. Nge nago nenzi ko wandwaye inzika gutyo. Niba ubishye rero mbabarira, ntago njye wabirenganya. Najyaga mbyumva babivuga kubishye, nanjye mbibwira umuntu. Ariko umwe ngo muhe pase yawe uri kuko unyicira amaso ugira iki. Umva mujye mwigira abasirimu ku bandi bantu. Hano ngiye turaziranye nduhurira imihanda hano sheri. Hano turaziranya ahatari kuri TikTok turahahurira mbareba mwakanagujwe mwabuze nubacyura. Niba unshaka rero mbabarira ndazikuzanira zose. Ngo urabizi nta n'umuntu n'umwe ukigwa n'akazi ko guhostinga sheri. Kubera icyangiro cyawe uragenda ukicara mu bapfumu kirirwa kwa Amina, ngo Amina ngaraguheza ibintu bituma ngo uriya mugabo wawe The Train agaruka. Baguheza ibipfurumba bya buri kanya by'ibyatsi n'ibiki byose ngo The Train azagaruka ngagukunde ngo akugire iki. Akurinda wowe ko abagabo bakunda ibigoryi. Nta mugabo ukunda ibigoryi. Baguheza ibyatsi n'ibipfunyika bidafite 12. Nge nzajya mbadarapa aho muba mubundaraye wagiye ngo gushaka ngo igikundiro. Nago The Train n'ubundi azongera kugukunda sheri, ahubwo noneho kugira ngo agukunde no kwangira rimwe. Shuwanze neza irantuze zanjye zose. Urumva soni ni keza teriske rega. Noneho ubwo nkubamba ndi joiningi ubu ugiye kugira iki? Mwamba bari koko mukamagaho ngo gashumba ngo reka nkwereka kutanshaka sheri. Nge nzakoreka ko nagushaka na gatoya. Noneho uzajya ujya ahantu cyetse nujya gutegera hanze, naho nubu ugishaka linye za hano mu Rwanda sheri, nzajya nkudarapa buri munsi ahubwo urya urimenge. Wakinnye n'iki wowe ujya ukina n'abantu mu ngana, ukina n'abari abirirwa bicaye mu rugo batazi iyi mihanda. Urumva nabare abantu bose baraguhaze, nibo birirwa bakuvuga, birirwa kuvuga ukoneje undi watoromeye ukajya gushaka wabuza aho bwerera ukagera aho ujya kuba mu gipangu cyahirimye uruhande rumwe. Ibyo wenda sinabikunyerenganyiriza
ngo rwasenga turasenga mama wirirwa gusenya ingo z'abandi ukagira ngo se urwaye wumvaga ruzabaho mwagiye muciringa buriya Shadia wowe urusha ubwiza Shadia ko baza tugaciringa imihanda none wowe urarebye uravuga ngo Gashumba ngo reka nkwereke ko nagushaka sheri uryo ahantu hose uzajya nkudarapa cyetse nuhindura icyerekezo cyetse nutagaruka hariya twahuriye ntugaruke zahe nzajya nkudarapa uri kujya uzemeza nzankudarapa burero nitujye twicara hano twiyicariye mukamujya ngo nago tuba tuzi ibyanyu ahubwo twege tuba tugira ngo wikomereze mu bwisanzuro bwawe ni wewe wanshotoye kwamina wirwa waguheza ibyatsi n'ibiki byose umbwire nkudarapere ubu foto udundarayeyo nguri gushaka ngo Detroit nakugarukire yo nguri gushaka kumujunjamisha ahubwo umujama none umva akakurengaho buri munsi sheri nguwo yagize ibiki ngo yateye imbere kicucu gusa ngugiye kuboroka agashuma ngo kwa Godfather hariya simahahira keza kamusubiremo kwa Godfather nge simahahira wari wambona ntaritse yakabi ngewe karimwe mujya gutarika yakabi ngo hankandiye kuri Baby Lion ngo hankandiye ku ntare ngewe wari wambona yo n'umunsi n'umwe ngewe nizerera mu maboko yanjye nzakoresha akaboko kanjye wowe rero niba uhahirayo ntago mbizi ntabwo myeneye no kubimenya urwa wacwandaritseho wataramanye nakantuzeyo ngewe ntago mpahira kwa Godfather ibaza imyaka yose ngewe maze nkurikirana Godfather nta muntu n'umwe wari waramborotse kuko gusa ngo mvuze ijambo kwa kuntu umuntu aza yivugira akavuga ati ngewe ndi kubona Keza yishimye kuko nta kuntu warega waba uri kuvuga ngo bazafungure Jihad ngo bazagira iki nawe uraruca ukarumira kuko niwe muntu wakuborogeje hano kuri iyi mihanda sheri arakuboroza guha ibyawe wari warira noneho wari warira ngewe iyo umuntu yanzanye tuva imuzi tukavana imuzi va kuri biriya byaba Jihad bazaga bavugira mu migani ngo nuko nakwimye pase kwandika comment kuko nakwimye pase bambwira ngo urabishye nkanga kuyiguheza nyine nicyo kintu wumvaga wajya naniyo umva uzahora ubuyera gutyo ubakaza rero hano ukihereza abantu ngo muri abakire mujye mwiyemera kuri aba bantuze hano kuri TikTok kwebwe tuba tubazi imihanda hari amushuraje umugu jya gusenga ni waturuka igikundiro cy'umugabo ugukunda bakizigize ikimara ubundi wari busamare kuri riyanda ukagira ngo umwana ashobora kuza afite ishusho ntago ashobora kuza afite ishusho ntago asa nkawe nawe mbese mwabagore mwe nimujya musama ukavuga ngo pe ndasama ujye wemera urera umwana bareke kumukurakuza kuko iyo umwana bamukurakuje ntago agira isura ntiwamenya niba ari umutogo ntiwamenya niba ari umunanigeria ntiwamenya niba ari umuki fasha rero ngewe mfasha hasi ndakwiyame niba ubishye ni ku giti cyawe abona ari buguhereze nibo bari bugusyoke ngewe mbabarira umfashe hasi imbesire gusa ngo Gashumba ngo reka nkwereke noneho ko ngewe ngo nkwereke yuko ngo ntagushaka ngeze ujya ngo ndagushaka ubu wanyiterere shu keretse n'utazajya usohoka umva tekereza ariko nta n'umuntu ukigwaga akazi ko guhostinga abantu ufite icyangiro cyo mu maraso mindani wambara agakanzu iminota ingahe kakaba karatose sinzi ibyo byokera ahantu bubikura nuko ukubona isura nyuma nabo bakweditinze bagize ibiki byose niba ubishye mbabarira ntubindenganyirize Gashumba nta kibazo mfitanye nawe mada girana ibibazo nawe wagiye n'abagore watwariye abagabo nabo birirwa bagusukira bagusukira ufitanye ibibazo n'abagore 70 ingahe mu ngo zabo birirwa bakuvuza imijugujugu bari bugumana nabo Gashumba mba niturije sinigeze nkuvugaho sinigeze nkwataka sinigeze ngira iki niyo pase kuba ntarayiguhaye nuko nabyumva bavuga kubishye ntago ari ngewe ntago narabyumvisha nanjye ndabiganira ndabivuga kumva
mfite risike we mbabarira amahoro ngira uko ngenda muri iyi mihanda ngira uko mbaho mba nibereye mu ndodo zanjye uwunyizaniye niwe nihashiriye kandi si wanyizaniye kabi nyamunkabari buri weekend nzamusohoketse n'udasohoka naho mu gihe tukiri kumwe hano yo asoni ngo kumbonye kwa Godfather umbonye kwa Godfather mbese wari warabuze nkaho umpera iyo mboroka iwawe saho kamanze nice n'umwako sewe namwe nago muzi ko bavuga ngo ucyuki buriya mureke mbabwire ikintu kimwe kuba inzobe no kuryoha ni ibintu bibiri bitandukanye buriya uvuta mugenda mukikubitaho mukumva ngo murarenze cyetse ayo mavuta nimuyasiga no mu bipipi byanyu bamboroka si wari uhari rata dore hano barahari ngo reka nkwereke ko nagushaka njye nzakwereka ko nagushaka inshuro bihumbi urirwa ujya kurogesha umugabo wawe ngo kugira ngo agukunde yarakubonye yabanye kuri iki kimara yumvishe niyo ari ku rutare nawe ajya kwishakira abandi none se ko bavuze njyewe umva nkubwire njye na pase mba narayiguhaye keza we mba narayiguhaye pe kuko bari abagabo twari turi kumwe njyewe nari naje kubareba nk'abakiriya banjye bagiye kudodesha imyenda kuko hari harimo ufite anniversaire bakubonye baba barambaje bati kwako ni nyine nawe ukomeza ukanuye nyine wicira amaso njyewe umwe arambaza ati se uriya mukobwa uramuzi ndamubwira ntago muzi ariko mubona gutyo kuri social media ariko numva bavuga ko abishye baravuze ati ibyo bintu iyo mibihira twaba tuyijyana hehe iyo mibihira twaba tuyijyana hehe nuko baba barakuretse none se nari bugukorera iki kintu ibintu biriya bintu byo kwirirwa byo kwa Mina wirirwamo biriya bintu uba wagiye kwishyiramo ngo by'ibyatsi baguheza ngo kugira ngo abagabo bagukunde nibyo bikumara igikundiro cy'abagabo gerageza usenge nibyo bikuraho icyangiro cyo ngicyo niyo baza buri nukubonye azajya wari wabase ubu ngubu ko mbona bigucanza akana kakiri gatoya sheri ikaze mu basingo mama ko bigucanze kakiri akana wabanye n'abantu amahoro mwese nika bakigerageza ni nkuko waba ufite nk'inshuti yawe sheri ikakubwira ngo ntware uriya muntu ahubwo ati mutware genda wigeragereze ariko njya numva bavuga ko abishye abantu ati ibyo nabyo ati wapi nyine tuba tuzuriye utuntu twinshi hano rero ntabwo ibyo ngibyo babindenganiriza ku buryo ujya kumboroka ngo kwa Godfather ngo byagenze gute fasha hasi madamu fasha hasi wowe urabizi ko imihanda aho ugiye uriza hose mba mpazi buri weekend nkwemereye gift yo kuzanku umva kwa kundi uba wica ubwiso bwawe ujya nibyo binwete byawe nzajya nkudarapa buri weekend ndabikwemereye icyo cyo ndakikwemereye ibyo byanjye birahora kuko njye ntabwo numva impamvu uretse wamborokeraga iki kwa Godfather kuba nari mvuze ngo warishimye kuba Jihadi yarafunzwe like utari mu bantu ndi kwivugira ko bishobora kuba bitakuvuye ku mutima ko Jihadi ashobora gufungurwa kuko niwe muntu wakuborogeje muri imihanda arakuboroza wumva kubaye ngo gashungo reka nkwereka ko nawe ntagushaka njyewe rero nzakwereka ko ntagushaka inshuro ibihumbi sheri njyewe narasaze niba kimyoje kano kanya ubuze ko kimyoje noneho nataragira n'imyaka 10 niba n'abandi byimyoza arabuze hamwe ntabwo urambona kwa Godfather nanjye gushwandirika ngo bampa amakoyini sintunzwe n'amakoyini ngira ukombaho ako ntabwo ari umuntu wo kwifata ngo ujye kumborokera kwa Godfather rero biriya byatsi baba ngo kwa Mina ngo ujye uri wakangahe sheri nzakuvira imuzi ko
kugenda ubebera ugiye mu bapfumu ujya kwa Mina Nyamirambo wagira ngo habaye iwawe ujya kubebera ugira ibiki uzajya ubebera nkuri iruhande wowe ntabwo umeze nka Minkanyari utuye mu Ruhango wowe turi kumwe i Kigali imihanda yose ujya wurizamo ndayizi mba mpicaye kimyoje kare ubusore ntabwo kanteye umwaka wowe witegura rwose turi kumwe kwawe nifata kuba wamboroka nta kibazo mfite wari wambona ngiye nicaye ndi kwaka Baby Lion thank you Sheri wari wambona nicaye ndi kwaka Baby Lion ngewe nkoresha amaboko yanjye winyanduranyaho ushinanukeho kuko ubu nayimaze iminsi ndi kugut wowe ntugire ngo uri bariya Sheri ntugire ngo uri bariya bagimubonaho rimwe ndamvuga nti uyu mwana w'umukobwa nzamufana ubuzima bwanjye bwose Jessica Karimu uriya muroza ariko muramuja Karimu niwe wavuze ngo aramwara ama episode avuga icyanguga ariko yakuri hariya Kicukiro ese kukimuha mu mpakanya Shakari wowe wabupfuye dore naza umva Gisenyi yose yakota ubwo yajya mvuga n'ibyo umugabo wawe ko akapipi ke nko kadahaguruka ari wowe wabinyibwiriraga ngo usyokana na mubyara wawe ibyo kambi mbiretse nakwihoreye urumva rati ikintu nakundiye kara ka Muyango ubwo urumva hari igihe kimwe nahingiye kwa Makuza unuze Brian yigeze kuvuga Brian yaravuze aravuga ngo nuze ngo Muyango ntabwo yavuze izina nyine murabyumva kandi twamwumvaga abaravuze ngo yishyura ngo amafaranga ngo kugira ngo bamuvuge asubu yakwishyura akagera no ku rubuga rw'imikino sinzi ahantu numvaga bari kumuvuga hariya ku rubuga rw'imikino bari kuvuga kuntu uriya wiyita Natasha Françoise ngo yagenda agatambaza mu bakinnyi bose ba APR ngo buri abantu bose baramuzi ngo buri nta muntu n'umwe utaramusi cyose muri APR noneho ngereza ukuntu nuze nyine Brian yavugaga ngo Muyango ngo baramwishyura ubu yakwishyura twese yatwishyura mureke mbabwiye ikintu uriya mwana arusha abantu hano muri comment muvuga kandi mukajye murya imboga ikintu Muyango arusha abastari bamwe ba hano ntago yishyira hejuru ngewe nahuye na Gikera uriya Gihozo content creator Sheri duhurira ahantu hari habaye ngo niba ari Rendimesha ubwo impamvu ugiye kuvuga Gikeri kujya mu mukompare nande na Muyango kandi ubona ko Muyango afite izina rikuru nyine afite izina rinini Muyango nyine afite izina rinini kandi Muyango ni keza no kurenza uriya Gikeri uri kubyumva icyo gihe Gikeri nyine hari Rendimesha n'ibiti byose nicaye na twasohokanye n'abandi bantu ubwo mbambonye Gikeri mwari mutaramenya cyane hano kuri TikTok mbambonye Gikeri yicaye ndavuga ni rero ni gute kamvuga story ye harimo filter ye urumva ndavuga ni gute nabona umusitari nkareka kujya kumusuhuza ubwo reka nkubwire itandukano ribe hagati y'abandi y'abastari ndamubonye nyine yaraje hano twica nyine yaciye kuri VIP yicara inyuma ako yicara gute yicara wenyine yicaye wenyine ndavuga mbonye umusitari kajya kumusuhuza nkuko nawe ushobora wenda nko kumbona hano nicaye ukahita ngo Gashumba n'ibiki byose ni ibintu bisanzwe mukajya mubyimba Sheri ubwo ndazengutse njya gusuhuza Gikeri none ariko nkabona ameze nk'uwigunze nyine aracecetse ari muri telefone ndagenda mbwa amakuru giho cyeta cyavuga nka mwana neza kwago ntivugira mu mazuru mwana neza ndavuga wenda nuko hariho ubukonje nyine ibintu biranga ndamubwiye ngo nurese ko mbona uwarakaye wabaye iki nenda kumbwira ko ntarakaye ko mananye ukuna rero ibintu uburyo rwiyemera nenda kumbwira ko ntarakaye niba mujya ngo ndabeshye muzasanga ahantu Gihozo content creator ahantu ari cyangwa hari undi muntu ntavuze hano kubera ko we ntabwo nshaka kumuvuga yambwiye ati nari ndi mu kamodoka ndavuga ko mbwiye ko ntarakaye kandi Sheri nawe hariya wari uteze kuko nta n'umuntu n'umwe wigeze aza ngo nibura ngo municarane ni umukobwa umwe muri kujya uza abagabo mureba hirya no hino
ngo ntankangane nakumubwiye ngo ko ndakaye ndamubwira oya naravuze mana yanjye nk'ubu najyaga hehe nashyanukaga njya mu biki uwo si igihozo si kiriya kintu kidafite na 10 na kangahe reka mbabwire rero kuri Muyango kansubizemo agasura keza ubwo mbamuye nande na Muyango rega abantu bose mwese turahura ubwo mba ndagiye nayo ngiye ku mu DJ umwe yitwa Nganje akorera hano kwa Makuza noneho Muyango niba yaravuye gufata telefone kwa wa mudamu wa Ngoga uyu nguyu hano kuri TikTok yewe ubwo mba ndagiye mbonye Muyango ndavuga nti ngomba kumusuhuza byanga byakunda bangiye gusuhuza umuntu ntago ari ikosa pe kandi na Muyango ntago abizi niba byarabaye nta nubwo azi niba ari ngewe banagenda gasanze gahagaze sinzi ibintu nyine bari kuganira mba ndagenda muhobera ntago yigeze mbaza ngo urinde cyangwa iki yahise amubera nyine kaza kamubera gaseka kwa kundi arambwira ngo bite sheri wanjye ndamubwira ni byiza kuko ntakumenye se ndamubwira ngiye ndi umufana wawe ndagukunda ngo thank you so much uzajye kwa Brian noneho Brian yacurangiye sheri kuva ku cyumba ajya kuri toilette aba yabyimbye amajigo yabyimbije amabinga yagejeje iri iryo ni ryo tandukaniro rya Muyango n'abandi bantu mwita abastari kandi mutane n'abastari sheri kabyimbikije aya gurya ngo baramubwiye ngo ni umustar aho kabere yewe niba ari buri abastari bwanyu sinzaba umustari mureke rero mureke umwana akomeza abayobozi nyuma ng'inyama y'icyo akomeza abayobozi ngo niyicuma yareretse ijigwa yarigeze ariko cyakoze Muya waradukoreye noneho ngewe niba mwibuka Brian aza kujoininga live yanjye igihe yigeze kuza kujoininga live yanjye abaravuze ngo ngewe ngo ndagukunda ngukundira ko wambagiye minkanyari kubera ko yari yaravuze kuri Muyango none ni wowe mana yanjye igitsina gore uko wakwiyambika ibipantaro kose uko wakwigira umutinganyi uko ariko kose akabagore ntikabura nikajya kiburira ako nobwa ngo Brian ngo cira birarura ni ibintu babiri imihanda ko iki tutabivugaho niba hari umuntu yabitsemo ubwo niba byagenze gutazankora ikise njyankora iki none se ntabwo twajya aho stingira uwibutse n'ibindi ugikorana na Fabiola ukuntu wari ugiye kungebuza ngo muntahane ako ko mbanzi byinshi mwagiye mureka mwagiye mundeka wikunkorakora kutumenyetso twanje ndamfaranga bitanu wakorera kibenga utumenyetso twanje buriya dushaka guide na Fabiola umucuranzi yakoze ntabwo wantahanya kuko nabonaga bitari buve mureke rero kariya kana kabayobozi inkoni y'icyuma mukirata kuri Brian agera hirya avuga gihozo n'uwundi uteriske ndakuje ndabiyamya ahubwo mwebwe muranegeka ibyo mujya kuri live yanjye ikibazo nuko ntababoroka nka gikeri ujya kubona ngano ngani ndobevuze aya cyangwa aya kanera kakanguboroka kigihora kivugira mu mazuru nk'ikiguru noneho ntabwo ndabona iby'imwe thank you Sandra umva nkubwiye gatema ahantu ajya huriza hose ndahazi sheri niba ushaka na video nzajya nkudarapa buri weekend gwamborokeraga iki cyo kintu turi gupfa wariyo kumva matiki wanda turamanya suti mama urumva yamborokeraga ubu ngubu ikibazo gihagate ntabwo warakaye noza kumanura kuri pano gusa
niba niba bagize izo mpuhwe zabo nanjye ejo bundi naragiye ngo sinzi ngo umugore wari uri kuvuga ngo niba ngo yango uwo babyaranye nab'iwabo ari kwivugishwa ngo agahinda nawe ndamuga ngo iyahure keza yahise ngo yego gatema ngo uvuga nabi ngo reba ngo ibikingi arashyira kuri ruriya rugore baba baramborotse baba baramyutinze ndikomereza ndigendera nanjye nari nkurwaye nanjye ndabimubwiye nanjye aranyandikiye ndabimubwira naramubwira ati nanjye nari nkurwaye kandi iyo kare nsanga uri kumutuka nanjye kuko nari murwaye ariko niba ari kuvuga yuko ibyo bintu ese yakuburetse ubundi ryari hashize nk'icyumweru ngo gashumba ngo reka nkwereka ko nagushaka abantu hano muri comments bari bari kuvuga turi kumwe nabo iyo mborokera no kuri panel birababaza bro birababaza ugiye kumborokera kuri panel no kumanura kuri panel asa umva mubaze gate imyaka maze joininga kwa Godfather njye sinya nzamuka njya muri comment kugira ngo nigira indaya ni borokera ko ngaka bita Kanawomi ngo tubwire icyo ushaka ariko ngo turekere keza nanga indaya ziza zishyanura wowe nawe murafatanya se umushyano ntabwo hano haba ubugore bushyanuka rero nuriya niko ashyanuka ujya kumva arashyanutse nakubwiye ngo buri weekend kandi igihe kintu niyemeje ndagikora sheri imijyahuzo yawe aha nase ke kuri kutwumva ushaka kubisoza cyangwa ngakomeza akora amakosa ngo ese kumazi kuri yigufu kuri kuryi ushaka kubisoza ndeka nirire akaganga njyewe kwa ko bavuga ko bisha imihanda ntabwo ari njyewe ubizana ntabwo ari njye ubizana kakagore wakamyutinze cyangwa wakaborotse nguyu uko amana ashaka kuboroka abantu hano ntabwo nzi izina rye niba ngenda bamureba ashobora nagukunda mitu urumva iyo ndi no kuri pano yewe aje mwabisoza tugakomeza twibagira umubyeyi amborokore kwa Godfather kuko siwe amborokore kwa Godfather njye nikomeza niyumvira ibintu byabo nashaka azamuke cyangwa byihorere nicyo ngicyo cyonyine nta kindi kintu ufitanye nawe ikibazo yajya kugitanga nibikireba niki urumva gate yajya uza abantu byaba bishya bagize nibimureba urumva niwe utumye nanabivugaho namborokore kwa Godfather kuba bibabaza byenda no nubwo nandi kuri pano basi azamboroke no kunyutinga uraribwa nta kintu mfataho nibere muri comment ndagenda hari nkatanga amagift nk'abandi simba nshaka no kuzamuka namborokore ibintu mwihorere naho ubundi shake waravuze ngo ntunshaka nakwereka ko nge ntagushaka sheri buri weekend aho ujya uruza hose rega tuba tuhazi nawe ubwe ngo hano mujya munyita indaya muzongere n'uburozi mutajya mwese n'ibintu byose urumva rero ibyo bintu ntabwo ari njye wajya kubizira niba ufite ibibazo rwose ngo gashungo reka nkwereke uwereka nde rero keza niba hano uri kumva birababaza umeze Rabel jya umubaga kandi rwose umva atakiye mu bintu by'amatika ejo bundi yaranjyanye ku gapasiteri gasenga agapasiteri naragatutse karamanira Rabel ntabwo akiri mu bintu by'amatiko sinzi icyamuciye Amina ni umupfumu uba hano i Nyamirambo aho keza ajya gupfumaguriza ngo arebe ko ibintu bye byacamo ngo kugira ngo deturene agaruke si ngaho wundi ntabwo aho kuzamenya ko nanjye umugabo nzamubona indi utukana nahamenye amakuru yanyu tuba tugomba kuyafata wenda nanjye njyayo wenda bamupfumaguririzaga mu kigo mu cyumba cyo hirya nanjye ndi hino
Mushumaya basi mweka. Mba. Bya byatsi byose bigenda bigatuma biha ni habikura. Ubundi tuzi twakazu yazi keza. oya shaka kuri kera sha niba wabisoje mureke. Nabisoje ariko ngo tugomba gushaka kashi ngo zo kuvuza keza umukonjera. oya sha oya tugiye erega dufite benshi bo kubaga. Aze wajya mbona ku muntu waturoze twari twaracecetse yaragize ne. Abandi babibereye mu ntuze yaba yagiye kwishakira amafaranga ari kwibyinira. Kibihira n'abari ari muri ntuze hano. Ubundi hano abantu bapfumaguza ubundi umuntu upfumaguza cyane cyane ariko agendereye ubugome. Uriya ntuze kigurube ukongeraho uriya mama Dorogoba. Mama Dorogoba yaratwishe Ingurube harya ninde? Congress. Ese amakuru ya urawe bwabaye amazi urawe bwabaye amazi. Amakuru ya cyoyo Kavarisi se mara yajya hano mbwiye nize sha ndahakumbura we rucano ndahakumbura rucano njya makumbura. Kavari ko mbona ushaje wowe twize hamwe. Rucano we yibazana gashuka mu history utaragenda ahantu nakubwiye ngo Raberi ngo yari ari agapasiteri ngo bamenyanye ngo karamuhanuriye biraba nanjye njyayo hari hariyo cyoyo pasiteri sinzi biraba ndavuga ati rwose aramanurira ngo ndabona uzafasha abantu ngo rwose uzabafana ndavuga ati pasiteri nabafasha ariko imbwa nk'iyi ngiyi ngo ni simba kundi itazi gukora sinayifasha simba kundi ngo agatema ndahanuye ngo uzaza kunsaba imbabazi. Hanuye ngimana nsega yo mwijuru ngikurebe ariko cyoyo turanamurenganya. Cyoyo ibintu byose yakora waba ubona ko nyine wenda birimo inzara. None se nk'uyu mukecuru ko yacubuje bwaciyemo bamugaburiye kuki agira umushiha koko? Kubihira umushiha ukura hehe ko aba yatambaje baguzeho atabura nk'utudolari tungahe atahana abashaka iki? umva umupasiteri byaramucanze aratumanura arongera arazamura ambwira ibintu arambwira ngo ndi kubona ngo utazi ibintu byo kwinginga ngo utazi n'ibintu ngo byo guca bugufi ngo uri kwinginga abantu ndamubwira ngo pasiteri ngo rwose ntabwo nzi gufata ngo mu mwoyo bidahita abaraniwe. Ariko ubwo cyoyo yaragiye avuga ngo sasa ko nsaba imbabazi ngo Imana ngo data na mama bako nkamubwira ese iso na nyoko barakwanze na bakuru bawe bakwiba 10 by'inzu urumva iyo Mana ariyo yaza kukumbwira ngo ibiki nawe yaragutaye. Mana yanjye umva nkubwire nibura na cyoyo ubona ko ari inzara iri kubimutera ubu se nk'uyu nguyu Kibihira abiterwa n'iki? Sha Kibihira we ni karande uzatinya kavukire yabaye kuriya uzayitinya bro. Ntabwo ari kavukire uriya nuwanuze iwabo ni Butare ni kavukire. Kibihira se kuvuga Congress oya Congress ko ari Kigurube Kibihira ari keza teriske ari Kibihira ni keza wapusha wimuvugasha ariko gwaye biki nakinamaye nanjye rego narindi kumubaga muri comment. Mana nanjye yarabinguze ngo umugore ngo ari kuza ngo afite gahinda ngo ashaka kwiyahura amubwiye ngo niyiyahure baranoga ngo umuntu nakavuge ngo agahinda ke murabo ngo muze ngo mumubwire amagambo mabi ngo gatema yishyuwe uriya mugore yamaye amafaranga. Ase abantu bo mu Rwanda ubundi banyohereza amafaranga bigakunda
Byakunze byakunda ahubwo avuga ngo kibihira nawe yirirwa aretse indobo hariya kwa ntuze kwa Godfather. Ubwo se urumva yakoherereza iki? Iriya baby rero niba bamuhaye imwe nayo muba mwavugiye urwanga rwaje. Ni nayo mpamvu wumagara. Ntabwo wakwirirwa hari wasamye uri kuvuga ngo baby ngo ugire utuzi nk'abandi, ugira agashyuhe nk'abandi. Washatse uturimo tw'amaboko ukora. Tubireke tujye tubireke. Ariko gate bayi. Ese ko ukeye nka meya? Yego. Dore nsoje n'inama. Ndasoje mpita ngiye nza kubaga. Nta gikundiro. Aramuntu ari kumbwira ngo mushyire kuri fone ngo na wowe nawe. Mwihorere. Mureke andeke. Kuri fone si biki na mwihorere. Batenda kubujije. Naho ubundi mama Dorogoba byaramucanze ubwo asigaye avuga mu Giswahili. ngo gatema gutahe na risiriri yose kuri kumuziza ubusa agashumba si ubwo koko keza wowe kamanze nkugoroke. Iki cyarangonera poete nacyo kizi gushyanuka mu bintu kankubwire kanaye nguho ubutumwa rapowe nukaze buriya akankubwire gasho uyu araza ngo nuvuga runaka ngo na bya bindi byawe bya cyagiye yakoze ngo nuvuga ngo runaka ngo ubwo ntabwo ari uzaba uri kuvuga ngo ngiye ngo nzaza guhangana nawe sheri uwo mujye mureka umuntu niba wowe ubanye nawe neza siko natwe abatubaniye neza sibyo. Numvise ko umugore bita Riri ngo kubera ngo dukoye nabaha ngo kubera iki ngo umuntu usavuga ngo Riri ngo nanjye ngazaza ngo tuzatuvuga sheri ameze nka cya kigore nyine cyari cyagiye kwikinisha kikaza nimugakomba inyungo umva ntibagakomba inyungo banakombereza inzonyo urumva. Rekana n'iki kimara iki cyo nanjye cyazwe ibibazo by'abantu bibireba wowe ruvuga rwahagira ruvuga rudidimanga agatema ruvuga rwahagira bameze nk'urugiye gupfa iki ntabwo ubushize rega ibyo twapfuye azaga ngo tutse ngo umuntu mukuru ngo umuntu ngo asamo ngo twese turamwubaha wowe nande umwubaha wowe nande sheri njyewe umuntu yaba nyazahabu mwese ariho muzikura nzazifunga nzamuvuga nk'umuntu utorotse nzamubwiza ukuri ubugenge kuvuga ngo nuvuga uyu ngo uzaba uduhamagaye ngo kubera ko ngo yatavuga twebwe avuga nk'umuntu utorotse ngo none se samo ngo muramuvuze ikiganza cyacu kimeze nk'ikipfuye gate baguhaye manigari njyewe si ibyo birakora ngibyo dore nanjye Jessica yajyaga ngurira inkoko ngo nzaziba ngo nzibe shampona nkomeza ntabwo nzabivuga mu madobo. Imana yarakoze indinda bakoresha kuko n'umuntu afite ari nk'akazi nkagira umuntu mba hejuru umugenzura n'akazi nakareka kubera ko ndi umuntu muri buno buzima nanjye mba mbona ntazi ibyanjye ntabwo nshobotse pe. Imana izame kubaho ubuzima bwanjye nta muntu ncaho inkoro nta muntu umuhagata cyangwa ngo ngere hasi ngo mbabona n'umugabo azananira ngewe ni ukuri ngewe mbabona n'umugabo azananira akazinga utubogisa tw'akagenda bitabaye Imana nitampindura ngo impindurire amateka n'umugabo sinamushobora kuko yavuga ngo kiriya baragihirita cyo ntacyo nakivugaho ibaza umuntu ariko ntajya mvuga baragihirita kimeze nk'umuntu maze iki giti cya rapowete ukuntu mbabura mu mutwe wacyo ari ibidanje wowe urabona ibintu byarangiye iteka ugeze ukavuga umuntu uzarangiye ugatuma n'umuntu arakara uwo keza uri kuza kubwejagura hano yabyarangiye ubwo uri kugira ngo bamuvugeho wowe umva kene unazi ko ubundi ubabatse nkubwire ari timu kibihira ari byose biriya bintu byara byose mbona ari ibigoryi pe wagira ngo gifite ibibyimba mu bwonko
yohoje none abatutubikana buri gihe rapowete ntujya usanga abantu batukanye byarangiye ujya uziba kuko kubigarura utuma abantu bongera bakagira ubwo rero ubwo tugire ngo ukunze keza ibintu byarangiye twari twigereye muri sitori zindi ibindi nawe uraza ubwo se ngo mwatukiye iki keza kandi nanjye waje uri kumbaza ubusa ubwo se ngo sami ngo wamuvugiye iki ari umuntu twasobekanye umwaka ushize umwaka ushize uwo mugabo nibwo namusobetse ahubwo abantu bose bajoyininga kwa Godfather wagira ngo bafite ikibazo mu mutwe naho sinaho se n'ubundi mama Dorogoba yavuye ngo muri kuvuga Godfather ari iki ngiki kimeze nk'ikizirita kubera bose niba ari kubera bose babayobora nk'amarobo nta n'umwe uba ufite kwitekereza nta n'umwe ufite kwitekereza cyangwa hari uzi ngo hari uwavugiramo se bamutibura ni ukubaho nk'irobo bakubwira unama hindukira bose babayeho nk'amarobo rero bari ukora bose mwarabaye nk'amarobo mwaramenye ibintu byose bijya hariya kwa Godfather ni ibigori biba bihirita ikidahirita kiba gihubuka mbese nta muntu muzi cyakoze kandeke kubatuka bose da hari abazima babayo ariko kibihira uriya keza ni ikimara nicyo kimara kijoyininga hariya noneho ukuntu ugiye yigira umunyabwenge nibyo birenze yigira umunyabwenge kandi iyo yari kugebuza abameze ngo na bya bintu nkweto byo bimeze nk'ibihozi ntuze bakibihi undeke kandi ngaho kuvuga ngo igize icya ariko shawe ndabiyamye ujye mumvaho kibihira banza ujya kwivuza ubwo bukonje wivuza ubwo bukonje urebe ko waba umuntu ukundwe ubone kuza kuntarikaho akabi hano Kigali ese mwanditse nkigendera keza yakoze iki noneho nkunda ukuntu bose uzi kubiga noneho se nuri erega wagira ngo sinzi ibintu n'ukuri Godfather bashyiramo none se umva nkubaze niyo mbehe yacu kuri ikigo ariko weka nkuboroke no mu buzima busanzwe singukunda nyoko yakubyaye ahari yanyweye mucunga ntuze n'umuboroke sheri Ashumba ateye ubwoko uburyo yahuye nawe akininya no kumusuhuza indashu gate ngenda agiye utaza kuzwa bango nagupanuye ndakuzi Keza yafungishije Jihad nibimureba ko ngewe sibyo ndi kuvuga ibintu byabaye uzambwire nikanzu wari wambaye nayikubwiye ya pink urayibuka ngo nakwimye passe kandi birwa bavuga ko konje ko mu gapipi kawe hakonje ukumva kuko ngewe ari nge wajya kuguha abantu se akaba nge bareba imboga mu menyo hano Kigali utwana tube tumeze neza nayo mpamvu de trainer yagutaye wowe umusheri hahita hamera ngo akahita kagwa kahita kamera gutya kakahita kikunja ni wowe ufite ikibazo buriya ahantu hakonje neba nawe ko nawe kujya gufata agapipi kujya kugaseseka mu bukonje muri frigo urumva ibyo bintu byahura noneho rero kagezemo nyine kahita kigira ngo kakikunja nyine kubera gutinya imbeho kagutinya ubukonje nicyo kibazo ufite nko warangiza ukajya muri bari abacwezi birirwa bakubwira urumva birirwa bakubwira ngo azagaruka ajya he ntahazajya dore ngaho hondi reka guseseka ibyo byatsi baguha ube nyine umuntu uri normale ibiza bize ibitaje ubyakire usirisimba kwa Godfather urebe ko baguha udukoyini uje uze bisanzwe nyine urebe ko bigize ubundi uhareke habe naturel sheri hamere gutya nyine thank you sheri urumve ngo urebe ko ibyo bintu bitazashira naho ibyo kwiza hano wirirwa udutesha umutwe hano ngaho ngo wasenye urugo rwo kwa runaka wasenye urwo kwa runaka ngero nta mugabo ngira nge uzasenya uruhi
ni ikibazo nyine gukonja mu gapipi. None se ninde wababwiye ko afite gato yawe barakerekanye ako twabonye ko ari akantuza ari akakimenye akantuza kadetrena muri kugakurahe. Banzureka abapfumu aze gatengeye kumanuka. Thank you ego ko bampaye amagift ndaho ngaho ndi mu nkuru yatema warashushe nago mbizi niba gatema ashyushye gatengwe igira yenda we sha ibyo ngibyo mujye mugira abagiye se bo ntago bariyo umva ibyo nabiha nagiye kujya uzambaye ikanzu ya pink uri kumwe n'umugore witwa Mimi w'inzobe ufite imodoka ifite plaque ya kana sone mugira gera wanjye nza hano kuvuga ibintu bidafite ibimenyetso sheri ujya gupfumaguza twe turi kumwe na indi mu cyumba kimwe nawe uri mu kindi mukadunduguri kamwe ndi mu kandi subwo ugiye koko ngiye gusubira ku kazi ko nari nje kurya kimenye nkibuka ko wakabonye ejo ni byiza na sheri ariko nanareba bamusatsi ravuga ngo nshaka gukata awe se wari wagiyeyo nari nagiyeyo nanjye ari hariya hirya bari kumusha ngo azagaruka twese nyine ukuntu tuba tuvuga ushaka kujya kwa Mina ntanuko ari menshi uzambwire nkurangire ndayabonye ariko uraguma muri ndayabonye ngiye nicanga nta n'umuntu uri kuntamo hano Amina ndamusabwa aba hari Nyamirambo aba ari wo muzamusanga. Thank you sheri rungu turarikizwa ni oyasha mu ndeke ngende murageze nanjye nzaze hara kuri buriya bupano njye nirwa nsabiriza ngene ngo Bedirayo goya ariko ari utuntu noneho bikora wajya baturepeteye ahantu hamwe ukajya kubona ukabona mwagira umuntu ugicisha ngo mwereke ukuntu bahita bamera najya umuntu ucishamo ibintu bajya banyuzamo hano nkwereke baranyenyeneye mupfumu ngaho janagaspa mwanze kunyuza maze ngo mbere ukuntu bose bahita basamira rimwe ubundi urakabanza kagacamo nyine ukabona ntago bari babizi ukajya kubona ngo turiya tuntu muturepetera hamwe nuko hajya ubinyuzamo kandi mwereke ngo umwana ngo Bedirayo ni ngo umwana w'intare ariko umwana w'intare niwe Bedirayo ni koko aze ko nanjye muranye uba ari ukwirirwa ndeba ibintu bya kontri nuko hajya ubinyuzamo ikindi mbereke ikindi bya bindi burasinzira no kubitandukanye niho mbere nzanga wajya ngo ari abagabo abafasha amatwi ngo badavuga mugapfa yavuga ngo mutinga wowe ngo mbowe n'ibiki byose ukabura mutinze yagira iki najye sundi unyu binyuzamo mbereke n'iby'abagabo Kiramani wahita areba ngo ariko none ejo bundi batumiye ntuze gafaranga basanga we nta n'ibyo niyizi indege hari ibindi bimeze nk'intuze nk'isi biba bimeze nk'inyenyeri sinzi ukuntu babicaho bisa umweru ukabona bose bageze yewe nimbona ngiye kwandavura ruriya basigaye basura muri Galaxy ni ibyo ngibyo ukabona bose barapeteye hamwe icyo uyu munsi umwe akoze n'icyo undi akora ejo mbese ni gutya ni ruto njyewe nagaru umva ndaza nkirebera nkagira ubundi nkagenda niyo umuntu abimaye hano rega simenye icyo mbikoza ndagenda Kigali Universe ndagenda nkajya kubitanga nanjye nkabona umuntu nishimiye nkabimuha usenge
ubundi se biriya bintu barabivunjisha gatema by'utingura biriya bintu barabigira bavuga mwigize nese si ni Kigali Universe biriya byumweru banyuzamo rero ko n'aba contribution ngewe ko agorana n'ibimara byinshi hano no contribution none se babyita nk'iki TikTok Universe oya kubona ukabona gihurudutsemo kigenda ngo nka kibona umwe ukajya kubona umuntu yego ndababujije reka nzajya njya kwidodera ndebe ndahenera ubusa amakuru afite hariya baraho niba ari kashi nyine pe ntibazikure ariko bajye bareka kubangamira abantu bababurukerayo Kigali Universe nanjye azagira umuntu yima ngo Kigali ahubwo nawe ejo biranze cyane pe yagiye kwidodera ijya Kigali Universe nzaba mbirya ubutaha umva mureke ngende tugende shuri oya ngewe naboroka umuntu ugashumbura fake nta kibazo sheri ngewe naboroka umuntu wenda dufitanye ibibazo bya danje kuko umuntu ngo ateye agakomenti kari aho ngaho byo gusererezanya ariko ni gute wakwicara ahantu hari abantu 300 uyu mugore uri kunyitambika imbere baragiye madamu va mu nzira wowe madamu wavuye mu nzira Yesu mwami wewe wa mudamu Yesu mwami va mu nzira sheri Yesu mwami